bisanishije n'insanganyamatsiko ubona abana biga hano kugira ngo babe bagaciro n'iki mwanditseho cyangwa se n'iki muzi niyihe ntego mufite kugira ngo bakurire kuri iyi nsanganyamatsiko mu by'ukuri. Murakoze cyane. Ikibazo mubajije ni cyiza cyane. Nk'ikigo cya Don Bosco Gatenga DSS kugira ngo tugere kuri ibi byose mwabibonye nk'ibyo twagiye tugaragaza umubare w'abana b'abakobwa wiyongereye kuva muri 2022 2023 kandi dufite abana b'abakobwa bake cyane 55 2023 tugera abakobwa 96 2024 tugera abakobwa 209 ubu ngubu izi saha dufite abana bose hamwe 534 ariko ibyo byose twabifashijwemo kuko mwari mubarije cyadufashije n'ibintu byinshi cyane. Hari ubukangurambaga dukora umunsi ku munsi tugeze kuri radiyo televiziyo itangazamakuru bitandukanye twakorana na radiyo menshi nka Salusi radiyo dukorana n'amateleviziyo nka Pacis TV, Zuba TV, dukorana n'ibinyamakuru ndetse na radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda turakorana umunsi ku munsi na Don Bosco Tech Africa dukorana umunsi ku munsi ndetse imishinga iboneka mu bigo by'abasalesiani yita ku kwimakaza hamwe n'uburinganire n'ubwuzuzanye nayo iradufasha kuko iduha support ku bijyanye n'ibintu bitandukanye scholarship, toolkit ndetse no gushakira abana bacu cyane cyane b'abakobwa ibijyanye no kuba babasha kujya kwiga hanze. Tugira abanyeshuri bafite ibibazo bitandukanye birumvikana mu miryango nyarwanda. Njyewe ku bwanjye nishimira uyu munsi nubwo dukora byinshi harimo ubujyanama n'ubukangurambaga babwiye ariko n'ibibazo biba bihari gusa dufite igihugu cyiza twarisobanukiwe kuko insanganyamatsiko y'uyu munsi bivuga turaba agaciro umugore n'uw'agaciro umukobwa n'uw'agaciro. Hano mu kigo cyacu turabiza agaciro kacu. Mwabonye ko twahembye abana b'abakobwa bapaforonse neza bagera kuri 15 n'abandi bose bita motivated kandi bakumva ko bagomba kwiharanira. Ni amashimwe menshi cyane kuba abana bacu biga neza cyane cyane abakobwa bakajya mu myanya y'imbere kandi bakanatugaragariza yuko bashoboye no muri pratique ndetse no ku isoko ry'umurimo nta kibazo. Ikindi twishimira ko nta hohoterwa rishingiye ku gitsina riharangwa hano mu kigo cyacu aho nta mwana w'umukobwa watwaye inda mu myaka 3 ishize. Ese mu myaka 3 kuva kugeza ubu ngubu n'iki ubu ngubu mugezeho n'ikibona cyahindutse mu kigo cyanyu cya Gatenga? Murakoze. Mu myaka 3 ishize ku bijyanye no kwimakaza hamwe n'uburinganire n'ubwuzuzanye hahindutse byinshi cyane. Nk'umuntu wari uhari icyo gihe akaba hari uyu munsi arabona ko isura y'ikigo yahindutse bitewe n'umubare w'abakobwa twakiriye birumvikana. Hazo twari dufite abakobwa bake cyane, performance yabo ukabona iri hasi, ntabwo twari dufite umuntu w'umwihariko wo kumva cyangwa se natwe twumve ko iryo hame ry'uburinganire koko muri TVET byashoboka. Ariko izi saha hahindutse ibintu byinshi cyane, bariyumvamo kwiga, barisanzuye, namwe mwabibonye hano abakobwa bacu barirekuye, baravuga, bahimba imivugo, barabyina na basaza babo, mbese ni ibintu byiza cyane ndetse no kwiga bagaragaza n'impano zabo. Ibi biduha icyizere ko bazaba abagore beza n'abakobwa beza b'agaciro igihugu cyacu cyifuza n'isi yose yifuza. Muri iki cy'imyaka 3 ndakomeza nyisimbaraho cyane. Ese niki cyabagoye niki cyabananije ariko mwashaka igisubizo mukaba murimo kugitsinda cyangwa murimo gushaka ubundi buryo ikintu mwakivana mu nzira? Murakoze cyane. Birumvikana iyo urimo gukora cyane urahura na challenge cyangwa se n'ibintu bishobora kukugora. Ntabwo navuga ko ari byinshi ariko birumvikana ntibyabura kuko tugenda twakira abana benshi cyane cyane abana b'abakobwa ni nako bakenera kwitabwaho cyane by'umwihariko. Urugero murabona nk'ibijyanye n'ibikoresho bakoresha muri bya bihe muri girls room usanga rimwe na rimwe na support yabyo ibidahagije ndetse n'ibintu bijyanye n'uko twakira abana b'abakene cyane cyane baturuka mu miryango ifite ibibazo ugasanga agaragaje ikibazo cye gituruka mu muryango ariko ukabasha kumuha ubujyanama ariko ibijyanye na support iri ntabwo mu buryo bw'amafaranga wenda kwishyura derivare n'ibiki cyane cyane nk'abana baturuka mu miryango y'ababyeyi bagize divorce cyangwa nk'abana b'imfubyi usanga tubura ubufasha bufatika bwo kubaho. Ikindi ni uko nk'uko nabibabwiye umubare w'abana b'abakobwa wiyongereye n'uw'abahungu ndetse birajyana, tubona dukeneye izindi nyubako zihagije cyane nka dortoir ndetse n'amashuri kuko ntabwo tugihangayikishijwe n'umubare w'abana b'abakobwa ahubwo dukeneye amafaranga, dukeneye ibifatika kugira ngo noneho tugire inyubako nziza zifatika babashe kwigira ahantu heza kandi hatekanye ku buryo buri wese ashobora kuza akavuga ati abana bacu bameze neza kandi bijyanye n'igihe tugezemo baba heza nta kibazo.
nabonye hano abana barisanzuye, murahaguruka mukabyina, umuyobozi arahaguruka bakabyina. Ese ni uburyo bwanyu bw'umwihariko bwa Salesiani mureramo cyangwa n'ahandi niko bisanzwe niko mubwiriza kurera abana? Murakoze cyane. Nk'uko mubizi mu mahame y'abasalesiani ba Don Bosco, inshingano yo gukorana n'urubyiruko, icya mbere dukora ni ukwisanzurana n'urubyiruko kugira ngo tumenye ibibazo bafite kandi tukabarinda gukora ikibi bataragikora. Ibyo rero iyo dufatanyije twese nk'abarezi n'abayobozi n'abanyeshuri tukabibashyiramo tukabereka ko turi kumwe nabo kandi tubumva tukisanzurana, bituma tumenya abana ndetse n'aya makosa bashobora gukora tukayabarinda hakiri kare. Navuga ko rero twebwe nk'umwihariko wacu ntabwo turera nk'abavuga ngo genda hano gusa cyangwa se ndareba amakosa runaka umwana yakoze, ahubwo twebwe dukumira icyaha cyangwa se ikosa ritaraha. Kuba uyu munsi wagenze neza hari amushimira? Nashimira abantu benshi cyane, nahera no kuri twebwe nk'abanyamakuru tugiye gusakariza iyi nkuru. Nabashimira cyane mwakoze kuza kubera ko tudafatanyije ntaho twagera muri ijwi ryacu. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'ikigo cyacu budahwema kudufasha umunsi ku munsi. Nkashimira umushinga wa Don Bosco Tech Africa by'umwihariko wadufashije muri iki gikorwa. Ndashimira cyane umushinga wa Gender Matters for Green Tibet udahwema kudufasha cyane cyane mu guteza imbere ihame ry'uburinganire hano mu kigo no kudufashiriza abana b'abakobwa. Nshimira cyane abasalesiani ba Don Bosco aho bari hose ko bahora badutekerereza ibyiza cyane cyane nk'abana b'abakobwa n'abagore muri rusange kugira ngo dufatanye iterambere. Nk'uko mubizi ubundi ibigo by'abihayimana ntabwo byahaga agaciro gender, ariko bo by'umwihariko ndabashimira kandi nababwira ngo bakomerezeho, natwe ntabwo tuzaba tekereza.